muraho neza nibana mwana Hoffman France kuva muri Quick Homes Rwanda. Uyu munsi mperereye Rusororo nje kubereka inzu iri ku isoko. Ni inzu iri inyuma yanjye yubatse hafi yo kuri Sawa City, niba muhazi. Ni inzu nziza cyashya, ndetse uyu mu developer uzubaka akaba anatanga na flexibility yuko ashobora kuyikubakira amezi 6, no kuvuga uyishaka umwishyura 40% mu mezi 6, ukaba ari kumwishyura andasigaye 60%. inzu yawe yayirangije ugahitamo ikibanza ushaka, akayikuzamurira ukayisiga amarangi ushaka. Niyo mpamvu iyi nzu yanshimishije kugira ngo nze kuyibereka. Iyi nzu rero iri ku isoko ku bihumbi 100 by'amadolari. Uvuga ntabwo agurisha mu Nyarwanda, ayigurisha amadolari. 100 by'amadolari. Uramutse uyifuza waza ukatwandikira kuri contact details ziri muri description y'ino video. Niba uri mushyashya kandi niba bagiye gusubscribinga n'aka kanya. Duhereye ikiganiro cyacu hano hanze, ni ukuvuga Rusororo abantu bayizi. Izi nzu ziherereye hafi na Sawa City. Ni inzu zubakwa ari nshyashya nziza, zubatse mu buryo bukomeye. Yewe baguha na garanti yuko rwose imiditi itazigera igutera na rimwe, kuko bubatse inzu nyinshi cyane bagenda bakosora amakosa amwe namwe yagiye aboneka, bagira ngo baperfectiona uburyo bwiza bwo kubaka. Iyi nzu tuje kureba igizwe n'ibyumba 4 na toilette 3, yubatse ku kibanza gifite metero kare 270. Ikaba ari inzu nziza. Utekereje kuri izo metero kare watekereza ko ugiye kubona inzu ntoya cyane, ariko tugiye kwinjira kandi rwose nimwetegereza mukarangiza ino video murabona ko iyi nzu ari nini pe. Kandi ugendeye ku biciro by'aho inzu zigeze aka kanya n'ubutaka, igiciro ifite atari igiciro gikabije. 100 by'amadolari ubona inzu nyinshi cyane muri Kigali kandi zidafite quality. Iyo byose irabifite. Duhereye hano hanze turabona ko icyambere ni inzu ya etage. Ni inzu ijya kubaho nini, ifite profile ntoya, yubatse mu buryo bwa townhouse. So urebye imbere ntabwo ifite ibintu byinshi cyane, n'amabara ifite ni makeya. Ifite ibintu byiza gusa nshaka gupointinga. Wegeye hano imbere ubibona ko imiryango ni n'amadirishya bikoze mu buryo butandukanye. Kamfunge uyu muryango kugira mubereke. Uyu muryango ukoze mu rubaho rwa muvura. Muvura turabizi twese ko ari urubaho ruhenze, urubaho rukomera, urubaho rutangiye ku busabe na gatoya. Niyo mpamvu bahisemo kugira ngo igihe utashye iwawe ujye wibuka ko utashye ahantu ha qualité, baguha urugi rwiza rwa muvura. Kuri ruhande tuhafite amadirishya. Amadirishya akoze muri aluminium. Uvuga aluminium rero turabizi ko ituma ahantu hasa neza, hasa nka hari class. Sibyo? Ni ibintu mu by'ukuri utakwitega mu nzu y'iki giciro ndetse no mu nzu Rusororo, ariko ibyo byombi turabifite hano. Narinjira mu nzu kambabwire gato hano hanze. Dufite parking yajyamo imodoka inini, hajyamo 2, ariko ni ntoya n'eshatu zajyamo. Uvuga ni umwanya munini. Ku ruhande turafite akantu k'akajardin gatoya, ntabwo ari kanini pe, ni gatoya, ariko ni byiza kugira akantu wateramo indabo niba uri umuntu uzikunda iwawe mu rugo. Kwinjira rero dukoresha uyu muryango, akaba ari ubonera bimwe natangiye mbabwira. Iyi nzu ifite umwanya pe. Namwe nimurebe ino salon, sets zose washyiramo zakwiramo, chandelier nziza hejuru, ifite amabara adasakuza, ariko kandi irangi burya ni ikintu wahindura uko bishaka. Niyo mpamvu nuzubaka shyiramo amarangi make kugira ngo igihe waba ukeneye gukoresha irindi rangi wifuza iryo ari ryo ryose ube ufite uburyo bwo kubikora naho kurebera. Aha tugeze ni muri salle à manger. No kuvuga twahereye muri salon twinjiye muri salle à manger. Harafunguye. Ni inzu yubatse mu buryo buri moderne. Urabona ko ahantu henshi hafunguye. Kuko ukiva muri salle à manger uhita ureba n'igikoni nacyo gifunguye. Utubati twinshi pe tuguha flexibility mu byo wakora. Wabikamo ibintu byinshi cyane. Hano dufite urubaho rwiza, ni MDF, ariko ni MDF nziza cyane ihuye n'amabara ari muri ino nzu. Countertops ni granite. Urabona rero granite icugurwa mu Rwanda, iratunganywa. Ni byiza gukoresha iby'iwacu
ahangaha tukagira aka breakfast table, ufite abana wabashyira udutebe hano ku buryo ubatunganyiriza icyo kurya ukabatekera hano bakakirya cap cap bajya ku ishuri utarinze utinda ubijyana muri salle à manger. Umwanya w'ishyiga evier ebyiri, hariya hari inzira ndetse n'umwanya munini waterekamo frigo uko yangana kose. Hanze aha tukahagera undi mwanya. Igikari ntabwo ari gitoshye, namwe nimurebe iki gikari ukuntu kingana, ni igikari kinini. Igikari kinini kiguha flexibilité y'ibyo wakora hano, kandi na annexe nayo si ntoya. Hano tuhafite toilette, reka mbere kuko zisa, tuhafite toilette, tukagira douche, ibintu byose wakenera. Murabona ko iyi toilette atari za zindi za kera zabaga zifite amasazi n'iki, naga toilette kari moderne ko hanze. Ahangaha tuhafite umwanya wakoresha nka douche cyangwa se ukaba wakoresha nk'umwanya wo gufura. Ahangaha tuhafite icyumba wakoresha nk'icyumba cy'umukozi uramutse ufite umuntu ugufasha mu rugo, gusa ni icyumba kiri additionnel kandi kinini. Ndetse twakomeza kuri uru ruhande naho tuhafite umwanya washyiramo igikoni kiri additionnel nanone, nubwo harimo ibikoresho by'abari gukorera kuri site, ariko murabona ko yari umwanya munini. Ndetse hano hari na stock, ntabwo iyi annexe ari ntoya habe na gatoya. Ndetse n'ikirushijeho hejuru hamennye dalle ku buryo ushobora gushyiraho ikigega wagishyiraho. Urabona ko hateretseho ikigega cya litiro 5,000. Izo ni toni 5, ni dalle ikomeye yafata ikigega kinini cyane. Structure y'iyi nzu ifite ibyumba 4, ariko hano hasi hari icyumba kimwe kiri self contained. Tukagira akandi kantu gatoya nari nibagiwe kubabwira, ni aka gastoke. Ni agastoke keza kuko umanutse izi escalier ushobora gukoresha nka stoke cyangwa se na office yo mu rugo, ko ni umwanya munini, sibyo? Murebe aha ni munsi ya escalier, gusa bagerageje kwegeza hasi kugira ngo umwanya ube usable kurushaho. Ni akantu keza rwose, gafite n'idirishya, ushobora gukoresha nka office yo mu rugo kakiyongera ku myanya ufite. Ariko igihe utaba ushaka office wanagakoresha nka stoke additionnel. Icyumba cya mbere cy'inzu giherereye hano, ngira ngo twinjiyemo hano niho dusanga iki cyumba. Hari abantu benshi bajya bakenera inzu zifite icyumba cyangana nka chambre principale hasi bakakibura kandi bashaka gutura muri etage. Iki cyumba cyakwalifayinga kuba chambre principale kuko mu nzu dutembera nyinshi ni hakeya usanga icyumba kitari chambre principale kingana gutya. Namwe nimurebe ukuntu kingana. Hano tuhafite closet cyangwa se garde-robe ya additionnel. Idirishya ni icyumba kinini pe, washyiramo ibyo ushaka byose. Igitanda uko cyaba kingana cyose cyakwiramo hano kandi nta kibazo. Kiri self contained, niyo mpamvu nakise ko cyakwalifayinga kuba chambre principale. Gifite douche nziza kandi nini. Murabona ko iyi douche ifite umwanya uhagije, harimo na twa turahuri turinda amazi ngo atanduza ahantu hose, gituma amazi yo koga aguma muri douche gusa. Tukagira toilette, hano tukagira lavabo, hano hategerejwe kujyaho miroir vuba cyane. Nkuko nababwiye ibindi byumba biri hejuru, ubwo rero tugiye kuzamuka turebe nabyo uko biteye. Katugereyo. Mu kuzamuka tubanza kubona ko dufite udutara tukwakira hano, ariko noneho n'inyuma hariya hakaba idirishya rituma tugira urumuri rw'inyongera muri uyu mwanya wagakwiye kuba ufunze. Ndetse twagera hano akaba ariho dutangira kubona bya byumba. Iyo duciye kuri uru ruhande niho dusanga ibyumba bibiri, kimwe kiri hano ikindi kikaba hano, bisangira ino douche na toilette. Tukagera muri iki cyumba, murabona ko nanone ntabwo ari icyumba gito habe na gatoya, ni icyumba kinini. Hari umwanya basize wo kujyamo garde-robe uko yabingana kose. Urabona ko uyu mwanya ari munini kandi wubakiwemo ku buryo utakubangamira muri circulation z'icyumba. Ndetse tukagira n'akabalko gatoya k'icyumba cyawe igihe waba ukeneye kwicara hanze ngo ugire akayaga, wiyumvira akayaga cyangwa se wisomera igitabo. Aha tukahasanga icyumba cya kabiri. Nanone ni icyumba giteye kimwe n'icyo tuvuye kureba, gifite akabalko hanze, umwanya uhagije ndetse n'umwanya wa garde-robe kuri uru ruhande. Ngira ngo ibyumba byaha biteye neza ku buryo buri practical. Gusa ibi byumba bibiri bikaba bisangira nanone ino douche. Ni douche ijya gutera niyo twarebye hasi. Nanone ifite umwanya uhagije wo kogeramo, turahuri turinda amazi ngo ntajye ahantu hose. Tukagira toilette hano ndetse na lavabo yo kwiboroserezamo no kwitunganya amaso.
chambre principale yayo iherereye kuri uru ruhande, nayo kandi ikaba ari chambre principale nini. Namwe nimurebe uyu mwanya ntabwo ari umwanya muto yabe na gatoya. Igitanda wowe ufite icyo ari cyo cyose niyo za metero 3 hano zajyamo kandi ugasigarana umwanya munini ku ruhande. Imbere hari metero zirenga 5 uva ku gikuta cyo hirya, ni ukuvuga uko cyaba kireshya usigarana umwanya. In fact ari nanjye natera televiziyo ya nkashyira udutebe hano nkashyira n'igitanda ku buryo icyumba kiba ari ahantu heza ho kuruhukira. Dufite garde-robe zubakiyemo kuri ruhande, ndetse hari hakaba n'akumba karadisiyonel ushobora gushyiramo izindi garde-robe cyangwa se utu dressing tables ku bantu bakunda kwimakiya. So hariya ufite umwanya wabikoreramo. Hano tukahagira douche principale, nayo ntabwo ari habe na gato. Dufite lavabo hano, tukagira toilette hano, ndetse tukagira n'umwanya wo kogeramo nawo uhagije kandi ubereye douche principale. Iki cyumba ntabwo cyari kurangira kidafite balcon, cyane ko turi muri etage. Mwabonye ko buri cyumba kiri hano hejuru gifite balcon. Dufite balcon iri hano imbere, iguha view ya Gasogi, ikaguha view kugira Bumbogo hejuru. Ni ahantu heza kukareba na parking na jardin, umwanya munini ukwereka ukuntu ino nzu atari ntoya habe na gatoya. Akaba ari aha tugiye gusoreza ino video. Ngira ngo naberetse ino nzu iherereye Rusororo, ni zifite ibyumba 4 na toilette 3, iri ku isoko ku $100 by'amadolari. Ni inzu nziza yubatse ku kibanza cya metero kare 270, ariko nkuko twabonye umwanya umwe imbere no mu gikari n'imbere hayo ntabwo bihwanye nuko izo metero kare zingana. Ni inzu rwose ihagije yatuzwa mu muryango kandi neza, ndetse kuri icyo giciro ntabwo ihenze pe, kuko ibintu birahenze muri iyi minsi mu buryo butangaje. Ubwo rero uramutse ushaka kuyigura ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri contact ziri muri description y'ino video, naho wabona nimero zacu tukaba twabafasha kugira ngo muyigurire uyu munsi rwose. Karakagaruka yuke usubscribinga niba ari ubwa mbere mutubonye twerekana amazu tukayagurisha, tukagurisha n'ibibanza ndetse tukayakodesha muri Quick Homes Rwanda. Naho butaha.